Nshatse gusobanura ngo muri akanya ngiye nemera yuko umuntu ngabyeho igitero. Burya ni nabona narambaraye burya ntazagira ngo nimuye namugiriye. Azaba yanesheje. Ukabona burakeye cyangwa ukankura ibintu ukabona burakeye burije ntacyo nanu gahemuka bigakunda. Kandi ugahemuka bigakundira. Burya ukajya uduhuza amaso ndeba. Ukabona ngihumeka. Nitaye mujye witegura ko ushobora kuba naba umwanzi wawe. Nimba ushobora kuba hari ukuntu ushobora kumvugiriza akagoma. Burya nubana akavugije ntuzagira ngo niko ntakavuze. Nitaye mujye witegura ko nanjye hari umunsi ushobora kuzicana nk'akavuze. Ahagaragara cyangwa hatagaragara. Hano ukavugiriza mu mutima. Ariko nkabandi kukavuze. Yego. Ninkubaza iki kibazo turajya ku bindi bintu. Ukuri wemera ko kubaho mu isi? Mu byaha naburanaga harimo ibyaha byo kwica umuntu mu marangamutima. Harabiburanye. Kandi n'ubundi n'ibindi byaregwaga byari bijyanye no mu marangamutima. Ubwo no kwibaza hari ibyaha. None wowe abari bigukoreye abakwishe mu marangamutima warabareze aho abo wahaye dosiye baraceceka. Ariko ubwo ni gute umuntu yabyuka, ariko ni gute umuntu abyuka mu gitondo agafata inzu yawe agafata abakozi bo mu rugo bose pano wowe wundi umwakire no ku kiganiro ntari ariko ukajya iwawe ukajya ubona umuntu asohotse mu gipangu ugafotora ukitwikira kuri social media. Kandi kwihanira ntibyemewe. Urakurikira kwihanira nanjye ko ndi umunyarwanda afite inzu akazu niyo gashaka katararangira kose bagatambagira mu gikari bamwe bakurura igipangu bagafotoramo imbere. Amafoto se ntago ari kuri social media ntago muyabona. None se ubwo tusipoza aho hantu yica rubozo rurenze iryo niri. Umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Sasa noneho uyu munsi operasiyo akantu ku kandi tugiye gukurikirana ikiganiro cy'abagabo babiri rwose harimo witwa Bishop Gafaranga ndetse na Bosco Empire kugira ngo twumve akantu ku kandi bavuga uburyo urwego rw'ubugenzacyaha ngo rwabarenganyije ndetse rukaba rwaranze kwakira ibirego byabo. Ndagira ngo umike akanya k'iminota mikeya cyane tubaze twumve iki kiganiro noneho tuzi ko twagaruka nyuma yaho dusesengura akantu ku kandi. Yibayita operasiyo akantu ku kandi. N'umutima mubi baba bafite indani muri bo man biriya bintu babigoranye kuza kuba byasobanuka. Gusa nubwo wenda waza ukavuga amagambo yose wishakiye ugafata umuntu ukamwita ikigarasha, ariko icyo nzi cyo nuko nihatagira igihinduka n'ubundi abenshi muri mwego n'ubu namwe muzagira gute, namwe muzambuka. Kuko bigize gute? Kuko ibyo bintu biragoye. Nahoze numva amagambo witwa Bishop Gafaranga yavugiye ku Isimbi TV. Hari amakuru nge narinze ariko naratinye kuyavuga, ariko kubera iyo mpamvu nge ndibuze kuza kuba ayo makuru naza kuza kuba nayashyira hanze kugira ngo mwebwe mubanze mumenye ngo ese ubundi ikibazo gihari ni ikihe. Ntago uri buze kuza kumbwira ngo urashaka kurandura igiti ngo hanyuma ngo ujye gutema ngo amashami yacyo. Cyo gihe iyo bikoze rwose uri kubeshya abantu cyangwa se umeze nkaho uri kwikinisha, kubera yuko ushaka kurimbura igiti byanze bikunze agomba kuza kuba yagihera mu mizi. Kubera icyo ubundi abantu bakomeje kugenda bagenda ibyo bintu biterwa n'iki? Witwa Bishop Gafaranga mu kiganiro amaze iminsi akoranye na Murungi Sabe, ndagira ngo kwanza mbanze ngohereze ubwino kwayo makuru kubera ko ngenda yazi 100%, ariko naranze kuba nayashyira hanze. Bivuze ngo witwa Bishop Gafaranga niba atinyuka kuvuga amagambo nk'aya kandi akatiwe umwaka usubitse, bivuze ngo uwo mwaka usubitse nuramuka urangiye Bishop Gafaranga nayo bizagorana, kubera ko kano kanya nawe numwe mu bantu bari kuza bavuga ngo ubwanjye natanze ikirego ariko banze kucyakira. Nyamara ndegaga ibyo namukoreye, ikirego cye baracyakiriye, ariko ngiye kurega ibyo nakorewe bisa na wa wundi wandeze ikirego cyanjye banze cyakira. Murungi Sabe aramubaza ngo turibaza niba hari abarega ibirego bikakirwa hakaba n'abandi bashobora kuza ko barega ibirego byabo ntibyakirwe. Ntago bari buze gukunda kwakira ikirego cyawe mu gihe bazi neza ko hari akaboko kabo karimo. Urambwira ngo ni gute urubanza rubera mu muhezo? Warangiza urubanza rukimara kurangira ibyavugiye mu muhezo ugasanga hari abayutubers bari kubya prodinga. Bigenda bite? Ntago babishyira mu muhezo barangiza bakabigurisha. Ni gute umbwira ngo urajya gutanga ikirego cyawe? Ni wowe n'umugenzacyaha muricaranye umuhaye ikirego, umaze kumuha ikirego utaragira no mu rugo wise wumva ya nkuru barayi breakings. Kano kanya uramutse uhamagaye uwitwa DC Clement ukamuhamagara muri headiko tukamuhamagara ubwira ngo
amakuru watangaje kuri Bishop Gafaranga wayahawe nande? Ni Bishop Gafaranga se ntago ari we kubera ko yarafunzwe? Ni Annette Murava ntago ari we kubera ko ntago yashakaga ko abantu bamenya ko ari we wareze Bishop Gafaranga? Ubwo se usigaye ninde? Ni umugenzacyaha wakira icyo kirego, ubwo ni wahise agifata ahita atangira kwandagaza uwo muryango mu itangazamakuru, kandi ntago yatanga ayo makuru uwitwa DC Clement atamwishyuye, ntago byakunda. Ari nayo mpamvu ubwo niba urubanza rwabereye mu muhezo, ibyabereye mu muhezo bikaza hanze, we Bishop Gafaranga ukajya kurega, niba kurikirana biraza kuza kurangira nabo bacamanza bisanze mwo mwandiko. Niyo mpamvu icyo kirego kitari buze kuza kuba cyakwakirwa. Nabonye nyine mwibaza ngo nukubera iki iyo kirego kitari buze kwakirwa. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo hari ibintu bigomba kuza kuba byasobanuka bikajya ku murongo. Igihugu ni icyacu tukakiyubakira, kikayoborwa n'abantu badukunda n'abantu bafite urukundo, bumva ko bakwiye kuba bakora kimwe cyose kigomba kuza. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na New Impala. Ni ku muhanda nimero KN89 Street, rigakorera mu nyubako ya Delta House kuri etage ya 5. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Kuba cyaneza umuturage. Banza wumve bano bagabo ibyo bivugira bo ubwabo, hanyuma nge mite nkubita operation. Ubundi witwa Bishop Gafaranga koko yatanze ikirego, ese yaregaga nde? Ikirego yaragitanze, ndabizi ko witwa Bishop Gafaranga kimara gusohoka yatanze ikirego. Shono kwita wibaza ukavuga ngo ni bande Bishop Gafaranga yaregaga? Ntabwo yigeze arega abantu benshi, ahubwo yareze umuntu yakekaga yuko yagize uruhare kugira ngo umuryango uze kuza ko wasenyuka. Nkubwira ngo nanjye ubwanjye ntajya ari ibirego najyanye. Hari ibirego najyanye ariko ntabwo byakiriwe. Nkubwira ngo zino ribu zo mu ntara bashaka kuntu bari buze kuza ko bacishamo agatoroshi, baze kuba bagenzura barebe neza. Urugero wenda nko bita DC Clement, ukamubaza ngo amakuru atangaje ntabwo ari igihuha, ni amakuru ya nyayo, wayahawe nande? Ninde ni Annette Murava wareze? Ni Bishop Gafaranga wari uri kuregwa cyangwa ni umugenzacyaha wakiriye ikirego? Amaze kucyakiraho kugira ngo agende gikurikirane, ahita aza kugicuruza mu mbuga nkoranyambaga. Uretse hano kwanza ubanze ibyo bintu banzo byumve ko bigomba kuza ko bihagaze, none nge ndaza ko kwita operation y'akantu ku kandi. Banza umvanga. Naburanaga harimo ibyaha byo kwica umuntu mu marangamutima. Mu byaha naburanaga harimo ibyaha byo kwica umuntu mu marangamutima. Harabiburanye. Kandi n'ubundi n'ibindi byaregwaga byari bijyanye no mu marangamutima. Ngo no kwibaza hari ibyaha. None wowe abari bugukoreye, abakwishe mu marangamutima, warabareze
aho abo wahaye dosiye baraceceka. Ubwo ni gute umuntu yabyuka, ariko ni gute umuntu abyuka mu gitondo agafata inzu yawe, agafata abakozi bo mu rugo bose, pano wowe umwakire no ku kiganiro ntari, ariko ukajya iwawe ukajya ubona umuntu asohotse mu gipangu ugafotora kwitwikira kuri social media. Kwihanira ntibyemewe. Urakurikira kwihanira nanjye kubera ndi umunyarwanda afite inzu akazu niyo gashaka katararangira kose bagatambagira mu gikari, bamwe bakurura igipangu bagafotoramo imbere. Amafoto se ntabwo ari kuri social media, ntabwo muyabona. None se ubwo tusipoza aho hantu yica urubozo rurenze iryo niri. Umuntu araje avuze ati Gafaranga yakoze icyaha, wenda yakoreye icyaha bashakanye kandi ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Urumva yatari mu rubuga, ubwo rero iryo jambo nyine byuvuze birara, ariko leta wicaruka ukahita uvuga isaha yose ibyabereye muri icyo cyumba cyari gikinze, kandi abagukuriye bavuga ati ukabona uri umusesenguzi, uri n'umuhanga, uri n'umunyabwenge, mbega umugabo w'imbwa wakoze amakosa uzi kureba kure. We tekereza ukuntu umuntu avuga inkuru yo mu cyumba cyari kinafunze. Hano hantu tuze kugenderamo neza cyane, tugendemo neza cyane kugira ngo witwa Bishop Gafaranga afite hano hantu impungenge zigera muri ebyiri. Kuba yarakoze amakosa akaregwa, ikirego kikakirwa ndetse akanakurikiranwa n'inzego kugeza naho bamukatiye. Ariko we aho atahiye icyaha yakorewe cyangwa se icyaha yaregwaga, nawe yaratashye asanga icyo cyaha yaragikorewe, ariko agiye kurega icyaha cye cyangwa ikirego cye cyangwa kwakirwa. Akagira n'izindi mpungenge z'ukuntu umuntu ashobora kuza kuba yabara story y'ibyabereye mu cyumba, ariko angaha byari byoroshye cyane kubera ko umugore wawe yabitanze muri statement, kandi ibyo umugore byose yavuze abiganiriza Isange One Stop Center kugira ngo bamuganirize. Ibyo ngibyo byose barabifashe barabirundanya babihereza uwitwa DC Clement, nawe agezaho inkuru abanyarwanda, inkuru itari gihuha, inkuru itavangiye, kubera ko uko ibintu byose yabivuze nako byabe kuburanwa mu rukiko, uko niko dosiye yari imeze. Bivuze ngo ahangaha ntabwo uri buze kuza kwibaza impamvu umunyamakuru yaje kwanariza ibyo mu cyumba cyawe, kubyumva we Bishop Gafaranga, ahubwo we uri buze kuza gusigara wibaza ngo ese no kubera ishobora kuza kuba wafata nk'ikirego cyawe ukagenda ukagihereza umuntu, ariko aho kugira ngo wenda agire umutekano wacyo bikaza kuza kurangira noneho bigize gute bije kuza kuba byabibazo bikomeye cyane. Sinzi niba abantu ushobora kuzenda kuba ugomba kuza kuba uri kunyumva neza. Witwa Bishop Gafaranga arakomeza, ndetse maze nkumvisha ayo majwi arakomeza ubyumve neza, turagaruka tubisesengura nabo yarese ndabakubwira nuko byagenze kugira ngo ikirego cye kitakirwa, ndaza kubwira impamvu yabiteye. Banza wumve. Nshatse gusobanura ngo muri akanya ngiye nemera yuko umuntu ngabye igitero, burya ni nabona narambaraye, burya ntazagira ngo nimwe namugiriye, azaba yanesheje. Ukabona burakeye cyangwa ukankura ibyo ukabona burakeye burije ntacyo nanu gahemuka bigakunda, kandi ugahemuka bigakundira. Buryo ukajya uduhuza amaso ndeba ukabona ngihumeka, nitaye mujye witegura ko ushobora kuba naba umwanzi wawe. Nimba ushobora kuba hari ukuntu ushobora kumvugiriza akagoma, burya nubana akavugije ntuzagira ngo niko ntakavuze. Nitaye mujye witegura ko nanjye hari umunsi ushobora kuzicana nk'akavuze, ahagaragara cyangwa hatagaragara, hano ukavugiriza mu mutima, ariko nkabandi kukavuze. Yewe ninkubaza iki kibazo turajya ku bindi bintu. Ukuri wemera ko kubaho mu isi? So ntago nzi ibyo wenda witwa Bishop Gafaranga yaje kuza kuba yasubiza, ariko hano hari nyine ngo dufite icyo kibazo cyuko witwa Bishop Gafaranga avuga yuko hari ibirego byakirwa ndetse n'ibirego bitari buze kuza kuba byakwakirwa, kuko buriya nuza kuza kureba hanini icyo kirego iyo batacyakiriye hagomba kuza kuba hari ikintu kigomba kuza kuba kibyihishe inyuma. Mbe nambe turi buze kongera kwibuka neza umunsi witwa ngo Annette Murava ajya kuri RIB akajya gutanga ikirego. Annette Murava ntabwo yashakaga yuko itangazamakuru rimenya ko hari ikibazo afitanye n'umugabo we. No mu bintu byaje kuza kuba byamuvangira mu mutwe n'ukuntu byaje kumenyekana ko ari we wareze, kuko yashaka ko Gafaranga afungwa, yarabishakaga, ariko nanone afite impungenge zo kuvuga ngo ese societe iraza kubyakira gute mu gihe bamenya ko ari ngiye wareze umugabo wanjye. Ibyo ngibyo byagomba kuza kuba ari ibanga rikomeye cyane, ndetse byanakunda uwitwa Annette Murava agahabwa kode ivuga ngo wenda XXX ni urugero, yareze witwa Bishop Gafaranga kumwangiriza amarangamutima, kumusambanya ku gahato nk'uko byagiye bikorerwa bari abamisi.
ariko ntabwo Annette Murava yigeze ahabwa kode kubera ko n'ubundi ibintu byari biri muri rwa rubanza hari harimo n'urukozasoni rutagomba kuza kuba rwatuma noneho uwo mubyeyi nawe aza ku karubanda umwana we azakure abona izo nkuru. Mu cyumba cyatangiyemo ikirego hari harimo Annette Murava ndetse n'umugenzacyaha. Ikirego aragitanga cyangwa se ajya kuganiriza kwa ko ntago yemera ko yatanze ikirego. Hanyuma Annette Murava arataha, Bishop Gafaranga baramuhamagara, agenda ajyanye n'umugore we. Uwo mugore wa Bishop Gafaranga bakimara kumuta muri yombi, urumva ko ntago yari afite access kuri telefone wagire amakuru atangaza. Kandi ikindi witwa DC Clement ni wa muntu wari umeze nkaho yatangazaga amakuru atari meza kuri Bishop Gafaranga na Annette guhera no mu bukwe bwabo niko byari bimeze. Bivuze ngo abantu bari basigaye gutanga inkuru mu itangazamakuru ni umugenzacyaha ufite ikirego cya Annette Murava ndetse na Annette Murava wareze. Ariko Annette Murava ntago akeneye ko abantu bamenya ko ari wareze, ashaka ibyo bintu bigoma ari ibanga, bisobanura ngo kugira ngo ibyo bintu bize mu itangazamakuru, ibyo ngibyo Bishop Gafaranga avuga ngo by'ibyabereye mu cyumba cye ibyo byose byari byanditswe kubera ko icyo cyumba wowe wari ukirimo na Annette Murava. Kandi Annette Murava ajya imbere y'umugenzacyaha yabaye open, ibintu byose arabivuga uko mwakoraga imibonano mpuzabitsina, abakozi banyu bo mu rugo bakaza bakavuga ngo barebaga ngo amashusho y'urukozasoni, ngo hanyuma ngo ibyo ngo Bishop Gafaranga yabonye ngo abazungu ngo bari gukora, akabwira umugore ati nanjye mpereza gutya, ngo bingenzereze gutya. Umugore bikamubangamira ko undi ngo akajya gutegwa akabikora ku gahato. Ariko byaje kuza kurangira icyo cyaha Bishop Gafaranga akibayeho umwere, ahamwa n'ibyaha bibiri byonyine. Ubwo urwo rugendo rwo kujya gutanga ikirego muri RIB, hanyuma ibintu wabwiye umugenzacyaha bikisanga mu itangazamakuru, dukeneye kumenya ngo ese ubundi biza mu itangazamakuru gute? Ko ngira ngo umugenzacyaha nawe aramutse afashe dosiye y'umuntu akayifata akajya kuyigurisha mu bayitubazi, abakoze ikosa rihambaye cyane. Ariko ibyo ngibyo byarakozwe, mwarabonye ko byakozwe. Buriya rero uramutse umushyiriye n'ikirego ugashyiramo amafaranga, ni hantu ushobora kuzagenda ugiye kwishinganisha ko abantu bashaka kukwica, ukahita ufungwa, hanyuma wa wundi ushaka kukwica bakamurekura. Umaze kumva rero amajwi y'abagabo bombi bivugira uburyo barenganyijwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse ngo urya inshuro nyinshi cyane bajya batanga ikirego ngo ntabwo cyakiriwe. Nka Bishop Gafaranga wumvishe uburyo yabisesenguraga, ndetse bivuga ko ngo hari n'uwo yagerageje kuba yarega, ndetse biza kuba byapfa ubusa biturutse kuko ngo uwo nguwo ashobora kuba ngakora kominikana cyane na RIB. Ibyo byose abagabo bombi nyine urumva ko hari uburyo bagenda wenda babisesengura, ariko Bosco we aza abinyuraho rwose abivuga uko biri, ndetse we akagenda nabisesengura, ndetse akaguha n'urugero we ko byanamubayeho ubwo yageragezaga gutanga ikirego, ndetse bikaza kurangira uwo yatangiraga ikirego bamufunze, ndetse na Bosco Empire baramufunga. Ibi byaje kubabaza Bosco Empire, bizituma aza kuba yafata icyemezo nyuma yaho ahamagawe, biza gutuma atagira ati ataba yajya kwitaba, ahubwo ahita yambuka yigira mu gihugu cyo hanze y'igihugu. Noneho ibi byose nyine yagiye abisesengura, ndetse avuga ko hari benshi cyane bazagerageza kuba bahunga bitewe n'uburyo nyine ngo bari kuburira icyizere inzego. Ibyo nibyo Bosco yagiye atangaza ku mpande zigiye zitandukanye. Rero muri iki kiganiro uko yagendaga gisesengura, rero reka mbashimire mwese mwamaze ko mwakana subscribe kuri Dopa Media. Nizere ko aho muri hirya no hino ku isi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Iyi bayita operation akantu ku kandi, nizere ko rwose udakunze ko wacikanwa akantu ku kandi kuri operation akantu ku kandi. Reka mbashimire rero mwari muri kumwe nanjye Turutayigaye ni Dopa Media, mukomeze kugenda mukanda subscribe. Murakoze cyane, mugira umwaka mushya muhire wa 2026.